Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza wowe ukurikiye Amedia TV. Ni wa mwanya tugaruka mu makuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency, tukaba tugiye kwibanda kuri aka platform bita Pay Plus. Maze minsi ntakora, ejo niwe ntakoze kubera nagize impamvu ituma ngeza nimugoroba rwose nyihuze. Ubwo rero nakomeje no gushakisha amakuru ashoboka. Murabona ko hano batwereka yuko tugomba kubikuza ayagezeho ubu ufite nibura 10, ariko mumbabarire mutega amatwi mwumve amakuru ngiye kubagezaho ko ateye kandi buri wese abimenye. Hanyuma wowe utarakora subscribe ndagusaba kuyikora, hanyuma buri wese akande like kuri buri nkuru cyangwa se ikiganiro. Nibutsa abashaka kumenyekanisha business zabo bakora aho muherereyeho waba uri hose, tubwire, tuvugishe, tuvugane, duhane gahunda, tujye tukubwirira abantu aho business zawe ziherereye, ibyo ukora nuko wabibagezaho. Murakoze, ntukubamamariza muri make. Hanyuma aka bot, Telegram bot, hano urabona ko nge barambwira ngo nimbikuza, nemerewe kubikuza, ariko se ibyangombwa biruzuye? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Reba hano hasi, hanyuma hari amakuru akomeye ngira ngo ukurikire wumve. Tubanje ahangaha ndakwereka amakuru akomeye. Namaze gukopia wallet address ya OKX, Ton TRC20, hanyuma tubikuze. Reba hariya hasi handitse ads, urebe na hariya handitse tasks, nabikoze. Urebe hariya iburyo hasi handitse withdraw, hariho n'akamenyetso k'idolari kandi urabona yuko bakwereka ngo ugomba kubikuriza mu USDT cyangwa muri PayPal cyangwa se kuri telefone. Top up kuri telefone, bakagushyira kuri telefone. Nge nahisemo gukoresha crypto. Inzira nahisemo niyo kubikuza USDT nkoresheje wallet ya network ya TRC20. Ubwo rero hari handitse amount, murabona ko banyereka ko amadolari 43 kanyashyiremo 40, gikashyiramo 40 ntacyo. Hanyuma munsi yaho baranyereka aho nshyira iriya wallet address. Nayikoreye copy, sinzi niba kirimo, menye yavuyemo. Yavuyemo, kajya kuyizana. Nzane wallet, ndinjira muri OKX. Kurikira ego ifunguke. Hanyuma katubaze turebe n'agaciro payi iriho di. Payi iri ku mafaranga angahe ubu ngubu? Amadolari angahe no mu mafaranga? Payi iri ku madolari 0 ikifunge. Iri kuri 0.18. Ubwo mu manyarwanda nangahe? Amafaranga 261. 261 payi imwe. Hanyuma rero reka twifatire wallet, tujye muri application yacu. Deposit, hanyuma deposit crypto, hanyuma bambaze ubwoko bwa crypto ni USDT, hanyuma network ni Ton
TRC20 nyikandemo gutya, hanyuma bampe wallet aba ariyo njyana muri PayPlus. Turebe gira nyikopiye, mara kuyikopiya nze hano aha narindi yasubiye inyuma ntacyo. Rahita bisubiza muri Telegram, icyo nkora ndayifungura. Hari igihe network igenda gake muri hangana. Ndakanda hano kuri start cyangwa se kuri open app, hanyuma gafunguke kuri ibyo badusaba. Ndabikora kukwereka nejo ubundi ibindi uzabona uzakora uzajya umenye kubigenza. Withdraw hasi iburyo, kandi kuri withdraw uzishyiremo amount, kanshyiremo wenda 40, kwariho 43. Nindangiza hano nkore pastingemo iriya aha zamure hano baranyereka ibisabwa, ndakora submit. Murabona hasi ibisabwa barambwira ngo withdraw requirements, ibisabwa kugira ngo ubikuze. Complete the steps below to unlock your withdraw. Uzuza intambwe ku ntambwe kugira ngo wemererwe kubikuza. Icyambere minimum balance ni amadolari 10 kugira ngo amakeya nabikuza, kandi mfite 43 n'ibice 25. Icya kabiri invite 5 friends, at least 5 friends, abantu nibura 5, abo ntiwababura ufite ubushake. Icya gatatu complete all tasks, uzuza ziriya task 14 zose narazikoze. Cya kane barakubwira ngo cya kane ni watch 80 ads, kurikira video 80 maze kureba 30. Ndabura zingahe? Ndabura 50. Ubwo ndabura iminsi, baratanga 15 ku munsi, ubwo ni iminsi 3 ibura kugira ngo 80 mbe nzujuje. Uwejo urumva ejo sinakoze, nabaye bize cyane umunsi wose. Hanyuma rero urabona uko bimeze uku. Reka nemeze hariya umaze gushyiramo wallet witukana kuri submit withdraw request, usabe kubikuza. Iyo usabye barakubwira ngo aha you need to watch 80, ni ibingibi nyine n'ubundi bagaragaza to watch at least 80 ads, nibura 80 video 80. Video rero zirebera hehe? Ubwo urumva nyine sinakora ya misi dashize. Hano hasi handitse ngo tasks, kandaho. Aha wamaze kwinjira arabanza agakora izi task, izi join channels, ukandaho wasa nk'ujya kwinjira ukongera gasubira inyuma gakanda open up, gutyo mpaka tune uturangije. Ni utungutu 10 start bots, natwo nuko winjiramo ukatureba tukarangira, tugenda nka tumwe kuri WhatsApp nyine, nko kuri WhatsApp status tukarangira gutyo. Hanyuma rero naha subscribe, ugakora subscribe kuri iyo channel yawe. Ibi birangije, undi munsi ukurikiyeho nuko uhabwa video uhabwa rero. Ukanda hano hasi kuri tasks ads, aha ngaho ureba handitse amasaha bampaye, handitse watch ad, kaba kahindutse umukara ukagakandamo, nuko karangira kakongera ukakanda n'akandi mpaka 15 turangije. Hanyuma rero mbere yuko ibyo ngibyo biba, ndabitegereje nyine, ariko mbere yuko biba hari amakuru nashatse ngira ngo mbasangize, ako nimucike intege, ngira ngo mbasangize kugira ngo mumenye
uko ameze. Makuru ngira ngo basangize. Aya makuru aragira ati, nabajije artificial intelligence kandi mwibuke yuko itanga amakuru yahawe, mpanurira neza ibyerekeye Telegram earning bots. Ibi dukora nyine barambwira ngo Telegram earning bots ni programu zikoreshwa kuri Telegram zivuga ko zishobora kugufasha kwinjiza amafaranga, akenshi zikora mu buryo butandukanye, nko kureba amashami cyangwa se ama ads, ibintu byamamaza. Ugomba kureba amashami cyangwa gukanda ku ma links runaka. Ikindi mu gukora imirimo mito mito, micro tasks, gukora uturimo duto nko kwinjira mu matsinda ya Telegram, gukurikira konti cyangwa gukora subscribe kuri YouTube. Hakaba nanone ko zikina imikino gamings. Hari izikoresha imikino runaka ushobora gukina kugira ngo winjize amafaranga, birumvikana. Hanyuma kandi hari ukwishyura binyuze muri crypto cyangwa se crypto payments. Akenshi zishyura mu mafaranga y'ikoranabuhanga, cryptocurrencies, nka Bitcoin, Dogecoin cyangwa Tron. Ikitonderwa ugomba kumenya cy'ingenzi, barakubwira yuko uburiganya cyangwa se ubwiyemezi, scams, benshi nacyo ni kimwe mu biranga bots. Benshi cyangwa se nyinshi muri izi bots, ayo marobo zikora uburiganya cyangwa se n'uburiganya. Bashobora kugusaba gushora amafaranga kugira ngo ubashe kubikuza, cyangwa bagakoresha umwanya wawe ntacyo baguhaye. Izo shora amafaranga murazibuka nka zimwe za Fosete, ngo kuzamura level, ngo baragusaba ngo $38. No, mujye muzitondera, ubanze ubaze AI kuha makuru neza. Hari izisaba rero amafaranga make cyangwa se zinjiza amafaranga make. Hari bot cyangwa se amarobo runaka yaba yizewe, ariko amafaranga winjiza aba ari make cyane ku buryo adahagije. Hari kandi kutizera cyangwa se lack of trust. Ntibyoroshye kumenya bots cyangwa se amarobo yizewe n'izitizewe. Nukubyitondamo cyane rero. Ni ngombwa rero kwitonda cyane mbere yo gukoresha Telegram earning bots kugira ngo wirinde gutakaza amafaranga cyangwa umwanya wawe. Nubwo tutarabikuza ngo turebe ko bayaduha cyangwa batayaduha, ariko navuze nikashaka aya makuru mbenye bahaye nayo kugira ngo ubwo buri wese abe yikurira mike mu gihe tunategereje tukareba koko ko batutubeshye, cyangwa urumva ko binagoye kuzitahura, ariko gake gake buriya muraza kumvamo igisubizo. Ndongera mbaza artificial intelligence nti, ese Telegram bot yitwa PayPlus earning irizewe? Umva ko bansubije. Nta makuru ahagije ahari yemeza ko Telegram bot yitwa PayPlus earning yizewe. Nta makuru ahagije ahari. Niba dahagije, niyo mpamvu tugomba kwitegereza tukareba ese ni ukuri cyangwa se uko. Twe guca iteka tutaraheza ikinyoma, bapfa kuba nta mafaranga bansaba. Ni umwanya n'ubumenyi turi mu gukoresha. Muri rusange ubutumwa bwa bots cyangwa programu zivuga ko zizaguha amafaranga menshi mu buryo bworoshye cyangwa bwihuse, akenshi biba ari uburiganya cyangwa se scam. Dore inama batanga ni iyi ngiyi: jya wirinda. Niba hari ikintu kigaragara nk'ikiza cyane kugira ngo kibe ukuri, akenshi kiba atari ukuri. Barakubwira bati ntugire amakuru bwite utanga. Wirinde gutanga amakuru y'ibanga nka nimero ya konti, amakuru y'ikarita yawe, cyangwa amakuru y'umwirondoro
kuri izi bots zitizewe cyangwa se udafitiye amakuru ahagije. Baratugira inama kandi batubwira ngo shakisha ibitekerezo by'abandi. Reba niba hari abandi bantu bavuze kuri iyo bot, cyangwa ushakishe amakuru ku mbuga zizewe. Ikindi baratubwira ngo koresha ubwenge. Buri gihe jya ukoresha ubwenge mbere yo kwizera cyangwa gukoresha porogaramu zivuga ko zizaguha amafaranga. Ariko ubwo artificial intelligence nabazaga ni ChatGPT, ariko noneho naje kubaza artificial intelligence ya Google, iransubiza iti, igisubizo cya Google cyo ni iki ngiki: dushingiye ku makuru aboneka n'ibyabaye ku bayikoresha cyangwa se kugeza mu ntangiriro za 2026, PayPlus Telegram Earning Bot isa naho ari urubuga rushidikanywaho cyangwa rushobora kuba urw'amagendu. rusa n'ugusa. Ibintu by'ingenzi byabonetse. Icya mbere, ikibazo cyo kubikuza. Nubwo bot ishobora kwerekana umutungo ugenda wiyongera, harimo na bonasi yo kwiyandikisha. Hari abagenda babikora nk'ibyo ngibyo. Iyo wiyandikishije bakaguha bonasi. Abakoresha rero bavuga, cyangwa se users bavuga ko akenshi ishyiraho ibisabwa bishya bidashoboka iyo bagerageje kubikuza amafaranga yabo. Ni ukuvuga ngo ugasanga tuvuge nkanjye ubu wenda iki kimwe gisigaye cyo kureba ads 80 mbyujuje, ugasanga bansabye ibindi gutyo. Iyo nayo ni ingingo iba igaragaza ko icyo kintu gishobora kuba scam saha n'isaha. Uburyo bwo kureba ibyamamaza. Bot ivuga ko yishyura kureba kwamamaza nyine no kurefera abantu, kwinjiza abantu. Ubu ni uburyo bukoreshwa cyane na bot z'ubu zishyura n'izitishyura. Urumva rero kuba ibyo byose babikoresha, nabyo bashobora kubikemanga bakavuga bati se, ariko urumva nizemewe hari izibukoresha. Hanyuma baratubwira ngo nta kwishyura kwemejwe. Isubiramo ryerekana ko itanga amafaranga yasezeranijwe, akenshi isaba imirimo nyinshi cyangwa referrals, ndetse nyuma yo kugera ku kigero cy'ibanze ugasanga ni bya bindi bavuga bagakomeza. Wenda noneho niba ads nazirangije bati wenda bari referral 10, wenda 20, gutyo ugasanga baragenda bazana mu tuntu tw'utunaniza. Iki nacyo ni igituma bari mu kuyishyira mu majwi ko ishobora kuba scam. Umwanzuro rero ni uwuhe: birasabwa cyane kwirinda PayPlus Telegram bot. Kubera iki? Birashoboka ko atari uburyo bwemewe bwo kwinjiza amafaranga. Ikitonderwa rero, buri gihe ujye witondera bot za Telegram zisaba abayikoresha kuzuza imirimo kugira ngo bahembwe amafaranga menshi, kuko akenshi uza gusanga byabaye uburiganya. Ubwo rero sinahagarariye aho, nashatse amakuru amwe namwe ashobora kugaragaza ese izemewe z'ukuri ni nk'izihe, arizo ngira ngo mbanyuriremo. Izo nabonye nk'iyitwa muri uyu mwaka wa 2026, izo washaka ukaregistaringa uza kubona uburyo bwiza n'iki. Nabonye wenda bigoranye, ariko abaza kubibona bakaba basanzwe bazikoresha, cyangwa se nuko itondo nazo baraziscaminga bagakora isa nayo nka yandi twabonye bushize, ariko atariyo. Nk'iyi yitwa Maestro, iyo ngiye baragaragaza ko ari bot y'ukuri. Iyitwa Banana Gun, iyitwa GMGN, iyitwa Bonk Bot, ariko ntabwo ari Bonk yandi twabonye bushize. Iyitwa BullX, iyitwa TapSwap, iyitwa To Market, akunda kwita Tomato,
ikora kuri tomato cyangwa yitwa Tony Station. Izo ni zimwe mu bots zizewe zishobora gukoreshwa ku bashobora kuziregisteringa. Urumva nk'iyo kuri Tony, yo ubonye Tony urabizi iravunja amadolari imwe ibice 30 na ngayo nguko. Rero nayo makuru nagira ngo mbagezeho, turacyategereje ariko nawe abwirwa benshi akumva beneyo, kandi ubwira uwumva ntavunika. Ubwo icyo ukuramo ni wowe ucyumva. Natwe biraducanga nyine tukavuga tuti none hije ari rurangiza, twajya gusanga dukisanga ya turashiyo nta kigenda. Icyo nahakanye cyo nizidusaba kugira gushoramo amafaranga ibyo karakara ntago tukibikora, twarabiretse. Tugomba gushaka inzima, yaba mining cyangwa nizo bots. Murabona ko ari izizewe, nituza kugira iyo tumenya uburyo bwiza. Ariko na yindi tukaba twategereza tukareba amaherezo yayo. Gusa ari amakuru ufite umuntu yambwiye ko hashize iminsi nk'itatu ine, uyu munsi ubu wa gatanu, abikuje ariko bakaba batarayamuha. Ntago tuzi ngo ni iminsi ngahe, ariko uko byagenda kose wenda twamara simbizi. Ubwo umuntu nagira icyo abona mazababwira nibirangira, umuntu niyuzuza ibisabwa. Kambifurize rero kugubwa neza, muhaye muronye. Makuru nakagaruka. Ciao.